kota ati dore hani mwari muhetse abana melisikota ariko murabururutsa mwinjiza ibizira eni pestikota ezibidimora muranyimura perisikuti debo melase godi ariko ndi Imana ivuze ngo perisikota ati ndi Imana dayishata Uwiteka akavuga ngo menikote debo eshadimo ati dore nawe uza mu byanjye nk'imikino atukarize bura shanikoti debo atukaba nk'inzererezi nk'inyoni yabuze icyari nepisima edayimora nkavuga ngo tistafo ati kwigihe kikugereyeho yange ku misozi peristafo edopenima egayi ntabarwa kwange kwava he mubimbwire kuwiteka niho guturuka we kumana ya penista pekuti de beseforewa merisi bevo tasiko tade bonestifo egombe shaperisifo edrai menestato egadi payasisima harabinista fome shanikuta debo merasigaka heripesima nestifo egome nduwiteka pesikuti bevo merasifo gome nirisibiwa nimwumva uko mvuganye nestibefo n'abantu ba henipe ndi Imana ifuha shipistifo egome kandi abo nkunda ndabaca merisi bevo shane kostifo egodimora Imana iravugana edikota n'abantu batuye isi ngo nimwumve umuburo wanjye benisifo erayi mwumve ijambo ryanjye kuko ndi Uwiteka kuvuga henistafo egome ngatanga amahoro ngakiza abantu heri pesikuti bevo melasifo egodimora Uwiteka aravuze ngo ati nimube maso bwoko bwanjye mube maso ati kubera ko dore umujinya wa Satani wamanutse kandi kurimbura benshi perisikuti bevo melasifo grodimora Imana iravuga ngo perisikwana distifo egome yababajwe n'ibisira byane heni pekostifo mandose bidimora kavuga ngo dikota heresibo edrayi ati dore niyo mpamvu heni bestikota neje imivurungano mu mitima yayinangiye heni kotidebo yabonye izuba rirashe melasimora yibwira dikostibo ubuzima bw'iteka heri pesikotibo merasimora hariko dima ndimana ivuze ngo dorestikota debo ndimana imanutse we ati dore ndatambagiye ndatambutse mu ngo z'abantu ndatambutse mu mihanda ndatambutse ku misozi umuntu wese arambonye benikotidi bivo herisikotidi mora nkavuga ngo dore abantu banshyizeho uburyarya mberisikoti bivo herebinistefome hatidi monestaforewa hati igihe cyo guhembwa ibihembo byabo kirageze perikostifodebo melasidi monestafore Uwiteka akavuga ngo shapistafo erayi benestikota debonema hati dore ni pesima ndatambutse ni maji ati dore ni bonestivo je cyo gutwara imitwaro n'iki je cyo guheka ibikapu n'iki je cyo kwikorera dimanista fome
ati dore niki kandi amaguru y'abantu benshi dore aragenza araruha perikostivo abantu banze kunyubaha nestifodibo ati dore dimonestefome perisikota banga kunyubaha bafite ibyo kurya banga kunyubaha baryama nestibe foti kostivo herisibe netaforewa ariko ndavuze ngo ati nimukenyere menistifome mbese umushinya wanjye henikostivome ati mwawuhungira penikotidibo ati manuye inyoni mu biti byazo penistifome ndazihagurukije kugira ngo zigende penistifo edome kandi ziririmbe harisi benikota merasifo drome witeka kavuga ngo melestifo edrai penitandoma shepenestifo edome hariko perisikutidebo merasimo eta ati nkavugana nawe wiyubakiye inzu ukayigira umutamenwa perisima shadikostiforewa ezobrai hatidikostima hatukayikoreramo ibizira ukimura izina ryanjye ukimika ibigirwamana nkavuga ngo ndakuziye perisikutibivo heresibirenefome ati ndakuziye dore nta kizagukiza umurimbuzi araje kandi aragutunguye heni pesikutidebo shanidestifo ati igihe cy'umugoroba ati kirageze ati kirengarenga gitunguye benshi perisifodrimo henestefodrai menisikota ariko nkavuga ngo dore nkunda bankunda sha penita sikuta hezobini mora ati nkunda bankunda abashakana umwete bakambona Imana irabwira abantu henistaforewa ati nimugorora inzira zanyu ati mureke inzira zanyu mbi ati dimonestefome mwimirize bo etasimora mukingura urugi ninjire mu mitima yanyu ati mbaha amahoro mbaha ubwihisho mbaha imitaka kubera ko dore imitaka ya benshi yarashaje kandi iratoboka perisima edrome ariko nduwiteka benistafo etayi hatuwemera kumva hakanyumvira kagaruka mu nzira ati dore benistifo edrayi ati muhaye ibyo kurya abandi bicwa n'inzara heribinita kosima perisifo edrome menita sifo ukabutunguwe n'umwijima w'icuraburindi herisibenita urashyiraho ubwo buryarya bwawe menestafode kota witeka dibo kakubwira ngo zibo etayimora ati distafone ati kingura ninjire umubu erezi brenefome umicicaro mukure mu ruzerero peti kosibini tatewa heriste benetanse heristifo egome ninjye Mana ivuze etaye ngo dore ndatambagiye mu bihugu bitandukanye rebinistefome nje guhana inkozi z'ibibi nje guhana abanyimuye penistefo bakimika inda bakimika ubutunzi bwabo banistifo bakibagirwa ko ndi Imana itanga kubaho ngatanga guhumeka n'ubuzima ati dore nje guhangana nabo heni ministifo ati dore ndatambutse kandi subiranamo ribayeho ati mu mahanga menshi heni pesikotidimora henesobla havuga ngo nduwiteka
hariko shidimo etansimora hene divone stafo ati dore hene stafome hehe ati nje kurengera hene stafo abamaze igihe bantakira benistafome badafite amahoro baniforebo etansimora babayeho binistifai henetasikota edrayi mu buzima budafite aho buhagaze. Ndi Imana ivuze ngo nje gutanga umucyo no gushyiraho icyo navuze nkanacyanzura. Dore igihe niki henestifome ntabwo ari bya bindi nestifo edrayi kandi shada ninjye Uwiteka ubivuze. Henibe nistafo ati dore musengere amezi 3 ari imbere menikotade menestiforewa ati kubera ko menestify haha ibikomeye birashe ha pedi kustifo edanimora shanikotadebo haleluya penistifo edikotaimora haleluya henita befowa menestefonse gloria. Urakoze Imana, ndagushimiye uri Imana itaringara amakirambi, ndagushimiye uri Imana itareba nk'abantu, ndagushimiye iyo uvuze biraba, iyo utegetse birakomera. Jambo ryawe ni umucyo ndetse ni nitabaza rimurikira abantu. Ndasenze Mwami, hembura ubwoko bwawe, icyo mvuze nicyo wantumye gutangariza ubwoko bwawe. Ngaho nyakubaha Imana, gera mu bantu bawe bahe kumva no kumvira, bakomeze urugendo kandi urengera abantu bawe. Ubwicura burindi benista fo de kota benista fo egaimora hatiritunguye benshi, ariko rinda ubwoko bwawe. Abakwikomejeho Mana ubarengeresha impuhwe zawe. He ristafo de kostifo de bonema nimuzeture bimbere dutegereze igi he pekosti benita kandi abantu benshi cyane ntibazinzira y'ijuru. Hani peti kosi bini tanse. Urakoze wa Mana we, ndagushimiye mu izina rya Yesu, amen. Amen. Murakoze cyane, nezerewe Imana kubana namwe. Nitwa Emmanuel Hategekimana, habura gati Imana isoza amasezerano. Ndagira ngo nkubwire ngo ibimaze igihe biboshye Imana yabibohora mu kanya gatoya. Ushaka kwihana, ushaka kuvugana natwe, ushaka kutugira inama muri message dutambutsa za buri munsi hano muri rivuga ubutumwa dukora, nimero ni 078 51 55 37. Twandikire kuri yo nimero 078 51 55 37. Mugira amahoro y'Imana.